Mana nyir'ubutagatifu tuje imbere yawe tukagutura babageni mukomeze ndibwira ko abantu bankurikira barayizi bakomerezeho abahanzi banyumve neza ntago biba bihagije kugira ngo usohore indirimbo iryohera abantu bafashe harimo amaparametre cyangwa ingingo zitandukanye wazitubwiraho tuntu tw'ingenzi hari kimwe cyo kuba batekereje ku ndirimbo ni nakwita ko ari ikintu kiri principe ya mbere gutekereza ku amagambo melody iki byombi melody nazo ni ziri parametre ariko no gutekereza ku ndirimbo ukagira ubwo bushake bwo gukompoza iyo ndirimbo cyo nicyo cya mbere ukivuze neza abatekinisiye hari igihe tugeraho nk'abatekinisiye abatekinisiye n'abari mu b'indirimbo hari aho tugera tukamera nk'Imana nta makosa turabapagana ni amakosa akomeye cyane abatekinisiye bankurikiye rwose akaraja ukagaruka ni amakosa akomeye kuba ufite iyo mpano ntabwo wakwigisha ngo wigishe uririmba utere igipimo unacurange hanyuma gupingana muri rusange bituma amakora acikamo gupingana uriya niwe ubikora neza agahita agira agatsiko ke uhagana ku ruhande agahita agenda undi ariko ndamurusha nyamara agatsiko ke urabyumva so utwo dutsiko tubiri duhangana kubera une seule et unique personne umwe wamwumvishe ko abikora neza n'undi ubikora nabi twongeye kubifuriza kugubwa neza cyane mwese abadukurikiye ni Imana idukunda media murasuzwa nanjye Boni Buranga abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda mu majyaruguru amajyepfo burasirazuba n'uburengero bwaryo ndetse na hano mu mujyi wa Kigali turabasuhuje abari muri Afrika abari i Burayi Aziya Oceania Amerika mwese mugubwe neza cyane tubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku bijyanye n'indirimbo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye bikorerwa muri kiliziya gatolika kuri uyu munsi rero ntabwo twatandukiriye turi kumwe n'umuhanzi w'icyamamare yitwa RUZIGAMANZI Robert azwi ku ndirimbo nyinshi zitandukanye niba wararirimbye muri korali aho muri paruwasi yawe ushobora kuba wararirimbye imwe mu ndirimbo ze uyu munsi rero twamuzanye hari byinshi tugiye kuganira mu makorali atandukanye yagiye acamo ndetse ibihangano yagiye ashyira hanze ibintu ahugiyemo muri iyi minsi n'ibindi bijyanye n'ubuzima bwe bw'umwihariko ibyo byose rero ni mu kanya gatoya ntucikwe reka rero tumuhe akanya tuguhaye ikaze RUZIGAMANZI urakoze cyane Boni amakuru yanyu amakuru ni meza nishimiye kuba ndi kumwe nawe uri umwe mu bantu b'ibyamamare bafite izina rizwi uretse ko abantu ku makuru nagiye nkurura nagiye numva abantu bamwe bakeka ko ushobora kuba utakiriho kubera ukuntu izina ryawe ryamamaye kera abantu bakeka ko uri umuntu w'umusaza cyangwa se umuntu utakiriho wo muri karahanyuze ibyo bintu byakugezeho biriho menya biterwa n'ibintu bitandukanye ariko turaza kubiganira gusa nyine abantu baba batekereza yuko aravuga ati byanga bikunda niba atarapfuye afite nka 90 imyaka ndavuga so ibyo rero ni ibintu bigiye biriho bitewe menya biterwa n'igihe indirimbo y'umuntu yasohokeye twakunda uhimba yasohotse ryari generation y'ubu ngubu yayimenye ingana gute harimo utuntu twinshi dutuma bategeza kuvuga ati umuntu wahimbye indirimbo nk'iriya yasohotse muri iriya myaka agomba ko yarapfuye turabigiraho mu kanya nayahe makuru make umuntu yamenya kuri wowe ufite imyaka ingahe urubatse uri muntu ki wakwibwira abadukurikiye urakoze Boni urakoze nk'uko yabivuze dutangira ndabanza gusuhuza abantu bose badukurikiranye muri kino kiganiro cyane cyane nsuhuza by'umwihariko abantu bagiye bagira amahirwe yo kurimba ku turirimbo twanjye nshimira Imana yampaye izo mbaraga kugira ngo wenda tube twarabaryoheye kugeza n'ubu nk'uko imbajiro nitwa RUZIGAMANZI Robert Bellarme iryo zina rya gatatu akenshi riragorana kurivuga Bellarme harimo ibintu by'ingabo ingabo no nta kintu rwose kirimo kiganisha aho ngaho ni Robert Bellarme n'umutagatifu nta bijyaho cyane ariko Robert Bellarme yitwaga gutyo buri hariho ba Robert benshi so jewe rero umutagatifu wanjye niyambaje cyangwa se ababyeyi bahisemo ko niyambaza ni Robert Bellarme alors nitwa RUZIGAMANZI Robert Bellarme
ndi umuntu w'umusaza avuze ko ari umuntu w'umusaza ariko ngewe uri hano ndi kureba neza nta mvi afite sinzi ubusaza bwe wenda ubusaza n'ubwo mu bihangano cyangwa n'ibikorwa bitandukanye wagiye ugeraho nta gaterme kariho ariko menya ntari n'umwana kuko generation ngomba kuba maze kugera mu basaza b'iki gihe kuko ubu tuvugana ndi kwinjira mu mwaka wa 45 urumva rero babyita igikwere uranga ndibwira ko we ni nka kimwe cya kabiri cy'yanjye ndanga bikunda urumva so imyaka rero yo ndafite ariko nashimira Imana ikomeza kumpa agatege nkaba nkomeza kwiyumva mu butoya butandukanye ushobora gutuma nkora ibintu bitandukanye ntabwo twanemeza by the way ko nageze ku bintu by'ubusaza we navuge ngo nakwidekara nk'umusaza ariko ntago ndi umwana hanyuma ntuye muri Kigali hari umusaza ejo muri twaganiriye yitwa Ngoboka Siriyake yaciye mu makorali atandukanye hirya no hino uramuzi turaziranye n'umubyeyi wanjye nkomeye uriya musaza twaraganiriye nubwo we nta ndirimbo yagiye ahimba ariko yagiye afasha amakorali atandukanye abigisha indirimbo avuga ko hari ikintu anenga bamwe mu bahanzi bubu ndavuga bari guhimba muri iki gihe avuga ko ngo badafata umwanya ngo babishyire mu mutima bakore ibintu byitondewe ugasanga biraho nyine ntibikiryoshye nk'ibya kera ibyo bintu nawe ni kubyumva birababaje ariko niko bimeze birababaje ariko mbona ko ariko bimeze observation y'umusaza niyo abantu ubona ko turagenda tumenya solfège turi benshi birumvikana dufite abantu benshi bamaze kumenya gusoma umuziki bamaze no kumenya kuwandika ku buryo wamuha indirimbo yawe akayikwandikurira ariko ibyo ntago biba bihagije burya kugira ngo abahanzi banyumve neza ntago biba bihagije kugira ngo usohore indirimbo iryohera abantu bafashe harimo amaparametre cyangwa ingingo zitandukanye zituma indirimbo wazitubwiraho utuntu tw'ingenzi hari kimwe cyo kuba batekereje ku ndirimbo nakwita ko ari ikintu kiri principe ya mbere gutekereza ku magambo amagambo melody iki byombi melody nazo ni ziri parametre ariko no gutekereza ku ndirimbo ukagira ubwo bushake bwo gukompoza iyo ndirimbo cyo nicyo cya mbere ubwo bushake ukabugira ariko bukamara kanya bumeze kwa kundi dutara nk'urwagwa bigasa n'ibihuguse ni ikintu ntekereza ngiye personnellement ugite cyane ntekereza ko bifite agaciro gakomeye kuba tumaze gutekereza ku ndirimbo hanyuma hari ikindi cya kabiri cyo kuba nyine uzi gushyira mu gaciro ku buryo texte tubere kuri texte nayo ni parametre ya kabiri texte yawe irasobanura neza ibitekerezo byawe cyo ni kimwe ariko se iratanga message ku bandi nk'uko bitekereza cyangwa se birahengamye cyangwa se bivugitsa nabi cyangwa se biri muri ya magambo yo mu muhanda ukuntu texte ni ikintu cy'ingenzi parametre yindi nanone no kureba ku muziki nyirizina mfite ububasha buhagije n'ubumenyi buhagije bwo kugira ngo nshobore gukora umuziki ku buryo unogeye abantu bakwandika amanota ni benshi ariko ikibikubwira agira ko bitandukanye ni uko indirimbo zikundwa n'abantu ari nkeya bishaka kuvuga ngo yandi magambo harimo akantu hari indirimbo nyinshi ku isoko ariko ngo uburo bwinshi ngo sibwo bavuga ko butaryoshye ntiburyoshye umusoro menya muri iyo sansa ariko nanone uko uzi solfège ntabwo ari kuri buze gukora melody nziza akantu abantu bose none se kujya kure ugasanga amakorali yose kuva ino turi muri Kigali ugasanga za Rusumo ugasanga za Cyangwa ugasanga Nyamasheke ugasanga abantu barabyigana ku ndirimbo imwe kandi muri iyo periode hasohoka indirimbo nka 300 cyangwa 400 ngo iyo ndirimbo ifite umwihariko izo ngingo nakubwiraga rero iyo zikusanyijwe mu ndirimbo biba ibintu bitanga agaciro ku ndirimbo ubu rero icyo wambazaga ngarutse ku kibazo cyawe abantu ntago dukusanya izo ngingo ntago dufite umwanya kubitekerezaho cyo ni kimwe dukora ubu duhimba kubera ko runakahimbye ugahimba kubera ko uzi gusoma solfège ni excuse ku bahanzi singira uwo intege ariko ni ibintu byiza byo kuganiraho akavuga ati nzi gusoma solfège nzi no kwandika amanota so shobora kuhimba akantu ntabwo abonye uwo mwanya kwigatekerezaho ngo afate umwanya akabe muri gashye icyo ni kimwe hanyuma texte ziteye ubwoba zibiri hanze anga les textes indirimbo zisohoka avec ndakubwira technique mako tubireba ngiye nkanjye Robert ndabireba nkabona ko amagambo dukoresha mu ndirimbo
rwose ni ibintu biteye ikibazo. ubona ko niya magambo nyine umuntu atafasha akanya ngo akore meditation cyangwa zirikane kugira ngo atange ya message. aha ngaho unyumve neza, ndavuga kuri za ndirimbo dukoresha mu kiliziya muri rusange, kuko turavuga muri classique ariko katolika. hanyuma hagaze ikindi noneho cy'umuziki muri rusange, ntibihagije kuzi gusoma kugira ngo ukore melody nziza, ntibihagije gukora melody nziza ngo ukore harmony nziza. harimo utuntu twinshi tugomba kujyana. hari abantu bakora melody nziza yajya gukora harmony, gushyiramo amandi majwi bikaba catastrophe, ni ukuvuga ngo bikaba igitangaza kibishye cyane. urumva ugasanga ni amahano umuntu akoze bibaho. ntago navuga abantu, nta n'impamvu yo kugira ngo mbace intege, kuko uwabikoze nabi uyu munsi ejo abikora neza. ariko ibyo bintu iyo byegeranye byose ko ari bitatu n'izindi ngingo wenda wagenda wongeramo, ariko ngiye cyane cyane iyo ndebye izo ngingo mbona ko ari ingingo ziduha aho dushinga ibirenge kugira ngo ubuhanzi buryohe. ubu rero akabazo nako ntabwo dufite umwanya gutegereza ibyo ugiye gukora, ntabwo dufite skills, ntabwo dufite ari skills mu byerekeranye ubumenyi byerekeranye na text, gukora text iryoshye. umuziki umeze neza. Yes ni mani dukunda media, muri kumwe nanjye Boni Buranga, turi kumwe na RUZIGAMANZI Robert. yatugiraga inama z'abakuru, cyane cyane mwebwe abahanzi muri guhangira kiliziya gatolika. ni byiza ko muzirikana mukabanza gutekereza ku ndirimbo, kandi mukareba niba ibyo bintu byose mwagerageje kubikora neza kugira ngo mukore indirimbo zizamara igihe kirekire. kuko hari ukuntu abantu ba kera bagiye bahimba indirimbo n'ubu tukaba twumva ziryoshye cyane kurusha iz'abahimbyi ubu ahimba nyuma y'amezi 2-3 ugasanga zamaze gutakaza ubwiza bwazo. reka noneho tukubaze ku bijyanye n'amakorali. kugeza ubu hari korali watubwiye turi buze kugarukaho, ariko wanaciye muri korali do Kigali. hari ahandi waciye uretse korali do Kigali? naciye muri korali do Kigali, nanayibereye chef technique. menya nari buze kwibuka imyaka cyane, ariko nayibereye chef technique. hanyuma mba muri Christus Renyat, nibera chef technique. nagera ngafasha amakorali atandukanye. buriya iyo umuntu akira gasore uguruka ufasha amakorali menshi, iyo ufite technique ushimira Imana ko yagoheye ubumenyi, ukaba ufite n'umutima utanga. dufasha amakorali menshi, nafashije korali yitwa Saint Augustin y'Inyamirambo, nabaye amakorali atandukanye. ababaye muri ayo makorali mwese turabasuhuje mugubwe neza cyane. nabaye muri korali nyir'ububasha, niba ntiwe bagiwe izina y'Igikondo, ndabasuhuje nabo. nafashije korali za Kicukiro, ngira ngo ni korali yari inkuru icyo gihe, ntabwo nibuka izina neza, ariko baranzi twarabanye nabo, ndabasuhuje muri kano kanya. ariko mbere y'uko nza muri izo korali, iyo mbajije amakorali ni ikiganiro kwacyo ni birebire, kuko ndi umuseminari, ndi umufaratiri, nafacaga amakorali atandukanye menshi. mboneyeho gusuhuza korali za paroisse ya Mushaka. nibwire ko bareba YouTube cyane koranabuhanga rirahari mu gihugu. banyita faratiri kugeza n'ubu ngubu ndi umusaza. mboneyeho kubasuhuza rero na korali za Mushaka, korali za paroisse Cathedrale Cyangugu, twabaye inshuti cyane abantu bose. korali za paroisse ya Mwezi, n'abantu twagira na gahunda zikomeye cyane. ubundi mbi Mwezi ndi faratiri, nahuraga nsaraye kubera amakorali menshi. nabyukaga njya muri kohale nkarya amajya, ariko bikanga ku buryo nyagira ngo ngafata nka ropo y'icyumweru cyose kugira ngo ndebe kwijwi ryagaruka. korali za Shangi, paroisse Shangi, ala makuru atandukanye, nabaye makorali menshi vraiment. impamvu nari nkubajije iki kintu nuko biravugwa ko muri iyi minsi amakorali ari kubamo utuntu twakwita amakonfuri cyangwa se kutumvikana. ugasanga abantu barava muri korali imwe bajya mu yindi. wowe watubwiye ko abaguri kuzifasha mu bijyanye no kuzigisha, kuzihugura, ariko ibintu byo gushwana hagati y'abaririmbyi kandi bose bari ku murimo w'Imana muri iyi minsi ko byeze cyane, byaba biterwa n'iki? urakoze. ikibazo ni ikibazo kiri kurusho cyangwa kiri gikomeye. njyewe uko mbibona bitandukanye nuko ndabibona, ariko hari abantu bavuga ngo Rusufero yari umuririmbyi. mbo niyo mpamvu ntabwo ari byo ni ibintu nka sentimentalisme y'umukono. ntabwo ari cyo kibazo, ntabwo ni ibibazo bijyanye n'imiterere cyangwa imyumvire ya misi y'amakorali bafite. mu by'ukuri duhura turamakorali, buriya ntugire ngo ni iby'iki gihe, byahozeho rwose n'ibiryo. ntabwo ingero zitandukanye z'amakorali akomeye yagiye apasuka kujya bigahura ari ibyo. umuzi n'ubuhe rero?
umuzi ni uwuhe rero ko tuba turirimbira Imana umuzi tugamije kujya mu ijuru. njyewe ndabivuga n'abankurikira babyumve mbivuga nka Robert. umuzi ni umwe ni ukudasobanukirwa na misiyo yacu mu by'ukuri nk'ubwije ukuri. ntabwo nubwo turirimbira Imana turirimba dufasha abakirisitu kugana Imana, twe turasigara hagati aho ngaho, twe turasigara turi abantu basigara mu nzira rwose. abakristo bakaba bakwitambukira tukaba nk'ikiraro cya kindi kibona abantu bagitambuka ariko kitagera aho cyerekeza abantu. mbona ko ari muri iyo sanse. ntabwo muri rusange abaririmbyi bankurikira babyihangana, ariko muri rusange uzasanga abaririmbyi tudasenga nanjye ndimo. ntabwo bagahera mu bintu by'indirimbo cyane, bafata umwanya wo kwegera Imana. dura mu ndirimbo uteye agapimo neza agahita umusitari, ugatera nabi agahita acishwa bugufi, ucuranze bakavuga ati ni Imana y'u Rwanda agacuranga neza, wa wundi utangiye kubyiga kandi nyamara nawe wagombye kuba azacuranga ejo hazaza neza agahita acibwa intege ntitubirebe neza, ugahita umukura ku mwanya kugira ngo akore kandi yagombye kubatera intambwe. so bivuze ngo icyo kintu cy'uko turwana cyane kugira ngo tugaragare kurusha uko twegera Imana ni ipfundo, mbyemera nkanjye ubwanjye kandi cyane ni ipfundo ryo kugira ngo abantu bagumane. wenda yabona akantu katagenda neza akavuga atari ku bundi wakwikorera ibyanjye wajya ahandi. bien sûr ukivuze neza. abatekinisiye hari igihe tugeraho twita abatekinisiye n'abari mu b'indirimbo, hari aho tugera tukamera nk'Imana. ni amakosa, turabapagani, ni amakosa, ni amakosa akomeye cyane. abatekinisiye bankurikiye rwose akarushaho kugagaruka. ni amakosa akomeye kuba ufite iyo mpano, ntabwo wakwigisha ngo wigishe uririmba utere igipimo unacurange. buri wese afite, buri muntu wese afite icyo amara muri korali. so bifite agaciro kabyo, kandi tekinike itari yabyumva, ndavuga tekinike muzikali yo mu makorali itarabyumva bihora ari hanyuma gupingana muri rusange bituma amakoro acikamo. gupingana uriya niwe ubikora neza agahita agira agatsiko ke, wagana ku ruhande agahita agenda uti ariko ndamurusha nyamara agatsiko ke, urabyumva. so utwo dutsiko tubiri duhita duhangana kubera une seule et unique personne, umwe wamwumvishe ko abikora neza n'undi ubikora nabi, bagashaka bakagira faction ibice tene ejo bagahangana, korali gashwanyuka, amako hararekurana. mbikubwire neza bapfa ibintu by'amafuti. ushaka n'ingingo y'abatandukanyije ukayiwe seriously, kuko usubira inyuma ngo gase abantu bapfuye iki, n'abantu bari bayoboye faction cyangwa ibice bya bindi bigora amagroupe, ukanawe akakubwira ati ntabwo mbizi impamvu yatumye dushwana. urabyumva. abantu basubire gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. birakwiye tugaruke ku ipfundo. nanjye ubwanjye birandeba bigaruke ku ipfundo. ni ukuvuga nimba tufasha abantu gusenga no kugana Imana, turi abanyabyaha ariko turwana intambara yo kugira ngo dutungane. reka nguhe urugero rutoya. nkunda kubwira amakorali iyo ngize amahirwe, ntabwo dusenga abaririmbyi kubera nyine ko tudafite plan yo gusenga. dutangira misa, batera indirimbo yo gutangira tukayiririmba, ijya kurangira twageze kuri kiriye. ubu utangiye kuvuga ngo harya kiriye ni iyi, harakurikiraho iyi kiriye yavaho uvuga uti harya iyi kiriye leta kugizwe n'iyegororiya, ugatangira makiriye magororiya. nibyo tubamo. bagasoma isomo rya mbere nturikurikira, uri gucugana na zaburi uri buririmba, none wa undi buze kujya kuri altar nko performing nko kwiyereka abafana. ni nk'ibyo rwose. ajya kuririmba nk'umuntu uri buze kujya nko kuririmba birirare, ko umuntu uri buze kujya kuririmba za couple za zaburi, afata umwanya wo gutekereza ku isomo riri gusomwa. isomo rya mbere risomwa turimo ducungana n'iririmbo igiye kurikira. isomo rya kabiri riteramo, baza kurisoma turi kuvuga ngo harya rero iyo turi burimbe niyi, utayifite ati ntayo mfite mwayima. ubwo isomo ririmo rirasomwa, ariko haba harimo no kuba abantu batiteguye kare. ntabwo atari ukutitegura. wenda mwe mufite liste wararepese ubundi uze ibintu byijyana. harimo icyo, ariko uko mbibona njye cyane mbona ko harimo kwa kwiyemeza ko turirimba tugomba no gusenga. kuko mwakora repetition mwagira, umuririmbyi ashobora kukwereka ko hari ariko arimo asubiramo karto karero rero ugasagara rangaye. turasabwa gukoresha umwanya w'ikintu mu gihe cyacyo, ikintu mu gihe cyacyo birakwiye, kandi bizatuma twunga ubumwe. umucuranzi kugira ngo azajye gucuranga isomo rya mbere, indirimbo isomo rya mbere, basoma isomo ari kukarepeta arimo yirepeta kuri clavier. tubona namahano urumva.
bya bintu abacuranzi bakora yabisutse hanze byose nanjye ndi umucuranzi so ni ibintu bidasobanutse utera igipimo bajya kuririmba areruya we mu mutima we unamucunza igihe usanga ari kugira atya kandi ubwo ari gusoma isomo ugasanga arimo aratera agatoki yicaye wazasenga ryari igihe cyose isengesho ariyo yagombye kuba rituma tugumana rigatambuka twebwe tumeze nk'ibyapa imbuto bimwe mu shere imbuto bako tugongana tugashwana dupfuye amafuti tugashwanyagurika ubu ni ubutumwa bukomeye abahaye Robert. Hanyuma korali yawe imeze ite? Korali yanjye imeze neza nongeye kwisuhuza ni korali nkunda cyane twibutse izina ryayo yitwa Harmonic Voices ni korali imaze imyaka ngira ngo iri kujya kuri 3 ikorera muri paruwasi ya Gihara bakunda kwita ku Ruyenzi Irunda na Gihara Moshere hari hasigaye rero hari abanyamujyi abantu bose baturutse muri Kigali batuyeyo abakorera muri Kigali benshi burya twitahirayo bituma rero ni organisation ikunda nikorera twashinze kugira ngo abo bantu bose bagiye barimba amakuru atandukanye ntago byoroshye kuba waba utuye ku Ruyenzi ngo uririmbe muri korera Kigali uzitaha saa moya n'igice biragusaba ko wegera mu rugo ni muri iyo sanseri yakorera yashinzwe. Hari ibihangano mufite hano hanze kuri za YouTube hari imizingo mwasohoye hari imizingo rwose harimo uturimbo twiza mbanze kubashimira bagende barebe buriya mfite ukuntu niyoroheza mu mutwe sintinde ku mazina cyane ariko dufite indirimbo zitandukanye dufite icyambere nuko bajya kuri channel yacu yitwa Harmonic Voices Rwanda barahita bayibona hanyuma indirimbo ziriho rwose tuzeruza no gusohora karimbo ngira ngo adashize ngira ngo ni kwezi cyangwa amezi abiri ntago nibuka neza ariko nta karimbo gashyashya nyine dufiteho so ni channel ikora kandi turirimbo rwose natubashishikarije ni twiza ku cyumwe tuzarimba misa tuzaririmba imwe mu ndirimbo twashyize kuri YouTube yitwa Karame mubyeyi so ni korali nziza ifite abatekinisien ifite abaririmbyi bafite ubushake ndabashishikariza no kugira ngo bakomeze kandi bakomezwe n'isengesho nkuko twavuga. Hanyuma turi muri monde ya digital turi mu bihe by'ikoranabuhanga aho abantu basigaye bakora ibihangano bagashyira ku mbuga nkoranyambaga bikaba byabinjiriza amafaranga si kimwe na kera aho mwagiye mukora ibihangano mukaba ibyatwa ibyamamare ariko wenda bitari guhita byinjiza amafaranga kuri ubu urabona kuba umuntu yakorera amafaranga kandi akorera n'Imana ni ibintu twahuza cyangwa birica ubutumwa birangiza umuhamagara? Ikibazo ni cyiza kitabaje neza ntabwo ngewe personnellement nka Robert n'abantu tubana barabizi ntabwo kuba igihangano cyanjye cyantunga bihabanye n'ubutumwa Imana dusaba gutanga mu bavandimwe Rwanda ahubwo menya bishyigikiranye nge niko mbibona kuko niba nari mfite gakweto nkagakura ku ndirimbo umugisha utagimba nk'ubu ngubu wagombye kuba nguriye inkweto zingahe n'urugero urumva ntago wenda wakwaksa cyane ku mafaranga ariko indirimbo iramutse ishoboye gutunga nyirayo nahita mutunga 100%, ariko ikaba ishobora kumukorera akantu kamutera imbaraga zo kongera gukora ibirenzeho ni byiza kurushaho. Reka ngarujye kantu gato nitambukira singatindaho ikintu cya mbere kizatuma ibyo bintu bikunda abatekinisiye banyamuziki bugabo baragomba gushyigikirana, baragomba ni priorite rwose, kuko niba umuvandimwe akoze akantu gashyira kuri YouTube ntago twe tubisobanukiye kimwe, ariko igera aho ngaho igafasha umuntu igushimira ibyo ukora iyo birebwa na benshi ukabona en retour akandi kantu. So abantu ba mbere bagombye kuba bakigikirana ngira ngo ni twebwe abatekinisiye. Biratangaje rero ko abantu bikanga hasohotse akantu bagashyira hariya batari ku ibyo bintu by'ubucuruzi ni roho nzima mu mubiri muzima. Harya mu kilatini bavuga ngo iki? Mens sana in corpore sano. Yes. Ebana turabagurishije abatari akaratini barasubira mu ishuri by'angabikora. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozo, ariko hari indirimbo yawe yitwa Umugisha Utagimba mu kanya wari unayigarutseho. Turirimbiraho gato mundi mu kanya nkuzanira ikibazo naguteguriye ku buzima bwawe. Ntabwo uzi niba nkizi cyangwa icyo kintu ko wagikoze cyangwa ugikora, ariko na akantu nyine ndi bukubaze gatoya, banza uducishirizemo akarimbo gatoya ubundi mu kanya. Uraza kunyemerera sinjya ndirimbo tuno tureture
bisaba kugira inanga ikasapotinga cyangwa ari kumwe n'abavandimwe ariko kuririmba ndabikunda donc nta kibazo umugisha utagihimba n'indirimbo nahimbye 2007 ifite amateka yayo ariko icyanshimishije nuko ari indirimbo yakunzwe n'ubu ndetse n'ejo bundi abantu kubona ko baryohewe nuko Imana yampaye umugisha nkayikora nshimira n'abantu bose ryohera itangira ngo Mana nyir'ubutagatifu tuje imbere yawe tukagutura babageni mukomeze ndibwira ko abantu bankurikira barayizi bakomerezeho n'indirimbo y'abageni iyi ndirimbo yakoreye umuti cyangwa se yafashije abantu benshi mu mihango y'ubukwe yo gusezerana harimo abantu rwose bari buyibuka ahanga bakibuka ya minsi myiza y'urukundo n'abasiribateri basigaye bataririmbiwe baracitswe biraza gusaba yuko abahanzi bongera bakabakorera abantu bari kuri kamera hano ntabwo nshaka kubavuga ariko nabo bagomba kuba bikubita agashyi bazayiririmbirwe vuba nanjye ndabazi bagomba kubakira ingaragu bose indirimbo nk'iyi bacitse urumva franchement ni ikibazo basore ndi umunyamuziki wa classique nkaba mpimba indirimbo zitandukanye ari nazo benshi nibwira bagiye bazi izina ryitwa RUZIGAMANZI abantu benshi baba bariza ariko bibaza bati ni muntu ki ni occasion nziza mwagize kugira ngo twakuzanye babone niyo sura yanjye hanyuma nkaba umuhanzi nyine w'indirimbo zitandukanye ariko za classique ziririmbwa cyane cyane muri kiliziya mu gihe cy'igitambo cya misa akenshi ariko nkagira n'indirimbo rimwe na rimwe ziririmbwa mu zindi circonstances uturimbo tw'ubukwe twe ku ruhande ntago nakoze nyinshi ariko inyinshi nagiye nkora n'indirimbo cyane cyane zikoreshwa mu gitambo cya misa nkaba umucuranzi abantu benshi menya bagiye banzi kunanga nkunda gucuranga ndabikunda buryo umuntu abikora bikunda menya biba byiza abantu bambwira ko mbikora neza nubwo nge ni challenginga cyangwa se nishyiraho akabazo nkabona ko araho ntaragera ariko abantu bambwira ko mbikora neza donc ndacuranga hanyuma nkayobora chorale iyo mvuze kuyobora chorale ntera igipimo iyo bibaye ngombwa ubwo gutera igipimo ni bya bindi bagira gutya voilà niyo uri gutera ni nka 4 kuri 4 cyangwa 3 kuri 4 za mesure zitandukanye hanyuma nkunze kuba muhagaze ahantu navuga kuri bose babireba hejuru y'abaririmbyi aho ngaho rwose aho ngaho uba ugomba kujya rwose aho bose bakubona ukaba witaruye neza uri hejuru ku buryo akajeste kose uri bukore abaririmbyi bakabona kandi bagahita bakabona akanya bagakurikira ndi umuyobozi wa chorale hanyuma nkanigisha iyihe chorale ubu ngubu ndi muri chorale yitwa Harmonic Voices ni chorale nanjye kuvuga ngo nshyashya ariko imaze akanya parce que ntabwo iri kubura imyaka 3 imaze iririmba si cyo kiganiro turi buze kugirana ariko niko hari nziza imaze no gukora amasede atandukanye mboneye akanya ko kubasuhuza n'abavandimwe banjye kubijyanye n'umuryango ufite umugore n'abana cyangwa uri umupadiri ngiye kwerekana impeta ariko nibutse ko n'abapadiri bajya bazambara so menya ntacyo byaba bisobanuye cyane ndubatse mfite urugo mfite n'abana nk'uko warimbajije nguwo rero ni RUZIGAMANZI niwe tugiye kuganira ikiganiro cyiza kuba cyiza cyane gukangurira kutaza gucikwa ikintu na kimwe reka turirimbireho gato kuri zimwe mu ndirimbo watangiriyeho cyangwa se indirimbo umuntu ashobora kumva agahita avuga ati iyi ndirimbo egare RUZIGAMANZI cyangwa se indirimbo yakubakiye izina kabisa aho uvuga uti iyi niyo yankoreye umuti nk'uko babivuga muri ya mvugo y'iki gihe urakoze amasaha ageze ahangaha ugira ngo gacwe kuririmba yo ikunda ariko hari indirimbo zanjye zitandukanye ariko nk'iyo nahereyeho hari indirimbo nahereyeho yitwa Karamendaje ni indirimbo nahimbye turaza kubiganira
wenda tuvuga iby'ubuzima busanzwe burebure. Ni indirimbo nahereyeho mpimba nari ndi mu seminari nkuru icyo gihe ivuga karamendaje nahahinga mu mwaka wa kangahe ahahinga mu myaka ni mu myaka ngira ngo za twaganaga muri 1999 nibwira nimba ntibeshye. Karamendaje ngo ngusingize uhoraho, hari abantu benshi bayiririmbye. Iyo nkavuze gutyo ubwabyahita ko ari wowe mana nyakuri, nagahimbye ni mu ya kibanda ngifite na teoloji nyinshi. Iyo ugakurikiranye umva ko arimo teoloji rwose yo kwinjira igitambo cy'ukarisitiya gitangira. Ndirimbo narayikundaga cyane nanjye. Ndi mu bafana bawe. Merci beaucoup. Iriya rwose ndibwira ko wenda mbere yaho hari izo nigeze nkompoza amenye ntakinazibuka by the way, ariko iriya nibuka rwose yuko indirimbo nahimbye ni mu ya kibanda irakundwa cyane. Abakristo hirya rero baririmba, hari naho nkandagira ngasanga bakiririmba. Iyo ndirimbo rero n'izindi zitandukanye nizo wagiye uhimba. Ukomeje ku mateka yawe ko wize mu seminari ndetse wanageze kure cyane rwose hafi yo kuba umupadiri, niki cyatumye utaba padiri? Ni ikibazo kigoye ariko kinoroshye ku buryo bumwe cyangwa ubundi. Pardon, urumva narakuze menya ntabivuzeho, ariko niga ko abandi bose basanzwe biga, niga iseminari ntoya ku Nyundo niho nahereye. Hanyuma igihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda biba ngombwa ko twimuka tuva mu seminari yo ku Nyundo twimukira ku Karubanda, seminari yo Karubanda. Aho ngaho nageze mu gatanu, nakoze imyaka 2 ku Karubanda, mu gatanu no gatandatu. Hanyuma mvuye muri yo 6e nyine ya petit seminaire nsaba kujya muri grand seminaire, numvaga mbikunze cyane. Hanyuma musenyera aranyemerera njya mu seminari nkuru, mbikunze numva ngomba kuba we byanga bikunda. Uko nakubwiye rero habaho impamvu zitandukanye. Ariko akenshi iyo ndebye impamvu y'umwihariko cyane ibijyanye n'uburyo ureba mission uzakora ukabihuza n'uburyo we wiyumva. Ni ibintu binyango bijyanye. Hari mission uzaba uri bukore, hari aho muzayikorana byanga bikunda bigomba kubitekerezwaho nabyo. Hari ukuntu ureba groupe muzakorana, ukareba mission uburyo ireshya, ukareba nawe ubwawe imbaraga ufite. No kuvuga ngo uko ugenda wegereza umusozo w'urugendo ugenda urushaho gushungura no kureba no gushyira ku gipimo uti ibi bintu koko ngiyemo ndi tayari. Ugenda ubitekerezaho kurushaho ukabyinjiramo. Hari igihe runaka kigera ngira ngo hakaba ari umwanya wo gufata decision ya nyuma. Uvuga utese nzabitunganya koko cyangwa se umuhamagaro wanjye no gushinga urugo nkabyara nkarera abana nk'uko bigomba. Twavuga ko nta gikuba kiba gicitse kuba umuntu yavamo yarageze hafi yo kuba umupadiri. Nta gikuba kiba gicitse ku giti cyawe. Bivuze ukuri, nta gikuba kiba gicitse. Menya ahubwo n'abantu bagombye kuba babireba bakabibonye batyo. Akenshi iyo umuntu ahinduye inzira abantu bayikanga batese rimwe na rimwe hari n'abantu baba barabaye barihaye Imana mbere yawe kubera uburyo bukomeyeho, agakureba bakavuga ati agomba kuza abapadiri akabyishyiramo, cyangwa azaba n'abakobwa bazamubikira akabyishyiramo, cyane cyane ababyeyi. Hanyuma igihe runaka iyo ubaye nk'umuntu uhinduye gahunda kikanga cyane akavuga ati bigenze bite n'ibintu. Urumva rero nta gikuba kiba gicitse, n'ubuzima bukomeza. Icyiza no kwimihamagaro yombi yemewe muri kiliziya gatolika kandi igera aho ngaho bikabyara umusaruro. Padiri yavahe ntabyaye urumva rero turuzuzanya. Ariko ni byiza cyane, niho wavomye iyo nganzo yawe ndetse n'ubundi bumenyi butandukanye ugiye ufite mu buzima bwa buri munsi. Ku bijyanye n'ubuhanzi bwawe niho turi bwibande cyane. Ubu ngubu kutakigaragara cyane mu bintu byo guhimba indirimbo, abantu nyine bazi izo za kera, banza ari no mpamvu bavuga ko ushobora kuba waritahiye. Ariko twakuzanye barabibona ko hari, ariko hari ukuntu ibihangano byawe byacicikanaga ugasanga biri kuza ku bwinshi, ariko ubu ngubu ugasanga byaragiye bigabanuka. Bari impamvu nyinshi zitandukanye, ariko menya n'uburyo sinabivuga gute, kuko uburyo ubuhanzi buhagaze ubu ngubu tuvugana n'igihe
nuko bwari bumeze icyo gihe dusohora indirimbo ya mbere cyangwa iya kabiri biratandukanye. Byari bihagaze bite kuri ubu bihagaze gute? Biratandukanye kuko icyo gihe twe duhanga reka ndi kubivuga kuko iyo mbaza ngo icyo gihe duhanga abantu bagira ngo ni za 40 bagira ngo ni 940 none ntangira guhimba nayo kubwiye ni muri za 2000 iyo myaka aho ngaho 2000 twari dufite abahanzi ariko bake rwose ku buryo uwagiraga amahirwe kagakoraho kakaba kazima kahita kazenguruka cyane kubera ko nyine kabaga ari akantu gasohotse muri bike byashoboye gukorwa. Murabyumva mudu y'iki gihe itandukanye n'icyo gihe. Iki gihe abantu bose barahimba, abantu bose bashaka guhimba, buri wese ugize umenye solfège, uburyo bwo kurandika amanota no kujya gute no kuyasoma niyo solfège aba yumva yasohora akaririmbo. Bitandukanye n'icyo gihe, niyo mpamvu iyo mudu ituma indirimbo zanjye barabonaga ko zihari kurusha. Hanyuma ikindi hagenda hazamo na inshingano, responsabilité zitandukanye umuntu agenda yinjiramo, ugasanga kuzafata za nshingano guhimba ni ibintu bifata akanya kahagije. Ese buriya nk'iriya karamendaje yagutwaye igihe kingana iki? Utubwire yari ifite amapaje angahe, ibitero bingahe, yagutwaye igihe kingana iki? Unatubwire ujya kuyandika bya bimeze bite niba wibuka icyo gihe? Ndabyibuka karamendaje iri un peu spéciale cyangwa irihariye mo gake kuko njya kuyihimba nibuka ko twari dufite sortie cyangwa gusohoka kw'abafaratiri mu Nyakibanda tujya gusura université korali yitwa Illuminatio. Twari dufitanye umubano Nyakibanda na université campus y'Ubutare. Icyo gihe rero nibwo nayihimbye, bigomba kuba byaransabye akanya nayo nsangwe mfite akantu ko gushaka guhimba indirimbo yo gutangira ikiri gitamo cya misa. Ariko iyo circonstance itandukanye yatumye nshyiramo imbaraga mu kwihimba. Naricaye rero ndahimba, nifashije cyane buri yirebye cyane ifite theology yo gutangira kwa misa. Mu by'ukuri bita bigaragaramo ko ifite theology yo gutangira kwa misa cyane kurusha n'izindi ndirimbo wenda umuntu agenda abona zo kwinjira. Nitaye cyane kuri theology ya introit yo gutangira kwa misa kugira ngo ibe idutangiza kweri yinjira neza muri theology nk'uko yateganyijwe n'umubyeyi wacu kiliziya, kugira ngo isobanure neza kabisa kwinjira mu kiliziya abantu baba batekereza iki. Iyo ni karamendaje nayihimbye muri icyo gihe. Hanyuma tuyisohora bwa mbere nyine twasuye Illuminatio Université UNR. Wakwandika indirimbo umunsi umwe ukararuyirangije? Biterwa n'uburyo ireshya. Page imwe, page ebyiri ushobora kuyikora ku buryo bworoshye. Ariko yari indirimbo igusaba akanya ifite nka page 5, nicyo ngira ngo muri ino minsi abantu bagomba gutekerezaho. Ugomba no gutekereza kuko hari igihe indirimbo itangirana umuriri, uko igenda iba ndende ikagenda iba karekare, ikagenda iba ndende none ikaza gusoza abantu bibaza batese ibyo Abafaransa bita queue de poisson, ikarangira rwose nk'aho murizo wifi. Hanyuma ku muntu ukureba uri umuntu rwose ufite ibigango ukomeye umeze neza watamiye, ariko hari amakuru dufite yuko ukina umukino wa karate kandi wibitseho imikandara atari nk'iyi yacu ya yindi isanzwe, ndavuga ya yindi bambara kubera umwuga cyangwa se umukino. Bimeze bite ibintu bya karate? Sinzi amakuru wayakuye, ugomba kuba wanetse byanga bikunda. Abantu benshi menya cyane cyane abanze mu muziki, urantangaje kuko abantu banze mu muziki akenshi banze nyine nk'umunyamuziki, banze nk'umuhanzi bakamenya nk'umucuranzi, ntago banzi njya muri ibyo. Ariko nibyo uvuga nibyo. Ndi umukarateka, nkina umukino wa karate, mukina kuva ku myaka 12. N'umukino niyentereshejeho kuva muri iyo myaka, ariko nza gukomeza cyane mu seminari ntoya, hanyuma ndakomeza ndazamuka kugeza ubwo nagiye nambara centre zitandukanye. Nshimira Imana yanamfashije ko byose ni mu biganza byayo. So ndayimenya nyizamukamo kugeza ubwo mbaye mwarimu, ngira umukandara w'umukara, Dani ya kabiri. Dani ya kabiri harya aho Dani zingahe? Ntabwo zigira umubare, menya zikomeza zikazamuka. No kuvuga ngo uko skills zizamuka bigenda bizana n'uburambe. Kuki umukandara w'umukara ari wo wubashywe cyane mu yindi yose
ni icyo umuntu aba yakoze gitandukanye n'icyo abahawe ibyatsi bibisi ubururu za imihondo za pink n'ibiki byose na za kaki na za kaki moshe ariko burya muri karate nta muntu utagira ceinture buriya umukandara w'umweru nabo basore bari inyuma ahangaha ya kamera barazambaye ceinture z'umweru barazemerewe umukandara w'umukara ufite particularité cyangwa umwihariko ko ni umukandara uwo warazamutse wundi tuva ku mweru tukajya ku muhondo ndavuga muri style nkina style abazi karate nkina style ya wadoriyu so tuva ku mweru tukajya ku muhondo tukajya kuri orange twayivaho tukajya mu masenture bita superieur tukajya ku cyatsi tukajya ku bururu tukazamuka twambara maro tuba tatangiye kwitegura kuba umuntu mukuru mu essence rero tuva kuri maro tukajya ku mukara umukara ntabwo ubukira umunyeshuri umukara uburi mwarimu wa karate sinagejwe uyu munsi no kwigisha karate cyangwa amasenture ariko kubera ko kambajije hari rumaze cyangwa se hari ibintu biba bivugwa hano hanze ngo umuntu wambara sentire y'umukara yaba yarakubise nk'umuntu akamuvuna cyangwa yarakoze ibintu bidasanzwe havugwa byinshi hari n'ukuntu bafata umuntu ukina karate bakumva ko ni umuntu w'umugome yakwica ntabwo ari byo biratandukanye kuko karate ikintu cya mbere twigisha amenya no kuvuga ngo ubundi babivuga mu gifaransa neza ntangiye kwiga karate bavuga ngo c'est l'art de combattre pour ne jamais combattre urumva no kwiga imirwano kugira ngo utazagire na rimwe urwanda voilà kuko nkanjye kugira ngo uzambone ntago nzi ko hari umuntu mu bavandimwe nzi nakubusa umuntu ingumi nubwo nzi kuyitera nubwo nzi gutera umugeri nubwo ibyo byose nshima Imana ko nabyize bigakunda ariko ntabwo la discipline ya karate ntabwo twemerera gukora ibyo bintu kugira ngo umuntu yirwaneho no kugira ngo uragirijwe ugeze mu bibazo runaka wirwaneho ariko nanone ni no kuba fit ni sport kuba fit kuba wisanzuye mu mubiri wawe wumva umeze neza kuba amaraso asikirana abantu rero ntibazagutinye ngo bakugendere kure ahubwo nibazi rwose banyegera nta kibazo nta problem turi kugana ku musozo rero w'iki kiganiro twari twabateguriye reka tuguha akanya ugire ijambo wagenera abadukurikiye muri rusange abantu bakunze ibihangano byawe bakubonye aka kanya bakwitegeho iki cyangwa se bakomeze baryoherwe n'ibyahise urakoze ikibazo kirimo n'igisubizo usa naho bisubije abantu badukurikiye icya mbere nabashishikariza ko reka manze mashimire ko badukurikiye cyo cya mbere ni byiza kandi cyano bayikunde Imana idukunda media bayikunde bayikurikire ntekereza ko ari cyano izakora ibitandukanye kubera umurongo wayo w'imikorere nibwira ko izatuzamura ikadukora ku rwego rumwe ikatujyana ahandi so abantu bayikunde nazamushaka muyirebe zamwezi muyirebe turifuza ko abantu bose bareba icano cyo ni kimwe ikindi baririmbye bavandimwe ngira ngo baradukurikiye barabatekinisiye hari amakorali muri rusange dukora umwuga ariko tuzirikane mission yacu dufite bizatuma dukomera dufatane urunana tugumane n'ibintu bikomeye kugumana so birasaba ko abantu dutegeza kuri mission nanjye birandeba dutegeza kuri mission twahamagariwe nk'amakorali hanyuma abantu bamara kumva mission dufite ndemeza ko ibibazo byagiye biba byo gushwana gutandukana bidafite shinge bizarekera aho ngaho abantu tugume hamwe twereka abandi inzira igana ijuru ariko twe gusigara natwe dukore ku buryo tujyana nabo turi kwerekera tugeraneyo kandi birashoboka nzi neza ko bishoboka nidufatana urunana tuga indirimbo nziza turirimba zirimo amasengesho akomeye cyane mu frere menshi akomeye amagambo tuvuga ni meza cyane ariko ushobora kubwira umuntu ngo subiramo indirimbo ntamenye text atayiririmba ntashobore kuyisubiramo so dufatana urunana abantu bakunda ibyo bakora ariko tube n'abakristo nitugera kuri iyo ngingo bizatungana hanyuma nta bihangano biri mu nzira nubwo utatubwira igihe bizazira ariko dukure amaso cyangwa hari ibihangano biri mu nzira ariko umwanya wanjye ni muke mu by'ukuri sije kubeshya abadukurikiye umwanya wanjye ni muke kuko iyo mbonye akanya
ndacuranga nambona akanya nkayobora korali nabona akanya nkigisha abaririmbyi Imana ikamfasha bikagenda neza ariko umwanya wo guhimba wambanye mukeya ni no kwiyexcuse ku bakunda ibihangano byanjye ariko mbizeza ko mfite indirimbo ziri aho zitarangiye nyinshi zirenze imwe zitarangiye uko nzajya mbona akanya zagenda nkoraho iyo byose zagisohoka yose muzajya muyibona hari Haleluya nabasohoreye ndibwira ko abankurikiye bakazi Haleluya gashyashya kamaze ntabwo ari gishyashya cyane ariko imaze akanya katari karekare ndibwira ko rero twarayinisohoye no kuri CD no kuri YouTube iriho Haleluya ya RUZIGAMANZI ROBERT abantu baragakunze abatarakareba nabo bagende bakarebe kuri rwa rubuga twavugaga rwa so indirimbo zirahari uko nzajya mbona akanya muzajya mubona gasohotse ntabwo nzajya gusohoka ngo zazaga gakera ariko ngira njyamona akanya ngashyiraho muryoherwa ziza zifite umwimerere wazo. Yego merci. Turagushimiye cyane rero RUZIGAMANZI ROBERT, dushimire n'abari badukurikiye mwese ariko mwibuke gukora subscribe ndetse munasangize ibi biganiro inshuti y'abavandimwe mukoreshe hirya no hino kugira ngo ibintu byiza nk'ibi cyane cyane byibanda kuri kiliziya gatolika yacu dukunda bigere hirya no hino, ubutumwa busakare hirya no hino kandi turushaho gukora ibintu byiza cyane bidufasha gusenga no kwegera Imana. Reka rero nanjye mbashimire Boni Buranga, shimire ndetse na Pride uri hariya kuri kamera akomeze kugubwa neza cyane, niwe udutunganyiriza aya mashusho. Shimire na Emmy Pro, ngira ngo niyo watekereje iki gikorwa cyo kuba yashyiraho iyi channel iriho ibihangano bitandukanye, harimo niyo ndirimbo mani dukunda n'izindi zitandukanye. Rero twese turi hano kugira ngo turusheho kubafata neza uko tubishobojwe n'Imana. Ibihe byiza, bye bye. Bye bye.